kiri buriho kapfa guhamagara cya gitondo ndari ko ikintu cyamfasha si udamwaka ngayo noneho ariko miliyoni irabihagije kamuhamagare ndebe But baby, ufite akabazo. Allo? Allo? Mwana we iracitse Kanonge. Unavuye ahantu hose nagushatse igiye no mu cyumba cyawe nari nayobewe aho uri. None se urimo urafura urimo urakubura ariko ubundi si uyu mupira ubwo waruje kufura mu iki ntunabanza ngo narebe niba umwenda wa kandi uzaba akajajwe ubundi ibintu byose kukubaza ahubwo dore ni wowe wanyu no kukubaza useka yo mpamvu imbeba no gucurama n'ibiki byose binzira iwanjye ngo wowe bije kure umupira ugomba kugenda nambaye bajya kuwanduza ngo murapfura none se umukobwa wanjye wanyitabye kuko aya mafaranga agomba kuyama rwose ngikemura ibibazo byanjye bikemura n'ibyashize niho yanyica mama ibaye kuko habaye ikize kandi ndongera mfite ikibazo sinzi niba wamfasha nari mfite akabazo nk'aka miliyoni nari nkeneye ko niba bishoboka mwampa miliyoni imwe nkabikemura pe birankomereye ukeneye miliyoni yego miliyoni imwe yonyine okay twoga uko nyine humura uri kumwe na Kamasa ego prima Kamasa twaki natakora kuvugawe ntukire impungenge reka nze ndayagusunikira ndazenya gushirire kuri telefone ndaje mbikore kabisa ndaje mbikora kakanya vraiment thank you ukoze chikoga sana ndisikono guteka ndisikono bamwamo unyitayeho akazi ko sikise mukamukambira mwakoze cyane yego umusoko miliyoni iraza uraza kuba uri safe uraza gutegura ibibazo byose biraza kuba bitunganye yego iramfasha nta kibazo ntukire impungenge koga sawa mwiteho urakoze umunsi mwiza yego ndabakunda cyane ndagerageza kumenya ikinyarwanda ndakwigisha ntugire ikibazo uzayiza nkigisha yego bye reka dikore tukikumwe kabisa reka bitimumagarishije mbwira ko twabonye amafaranga we mwana warakoze kurema ibitonto
ibibazo byacu biba bikemurwa n'abandi koko. Mana uzi miliyoni, you have received 1 million from Kamasa. Kamasa rwose uragahora n'amafaranga. Reka bitima amagara sheri banjye. Twabonye amafaranga. Ariko amenye kavuye kwa Kamasa we. Cyari ikibazo. Kamasa. Mara warakoze kurema abatonto nk'aba Kamasa ukabaha amafaranga. Yes! 1 million from Kamasa. Mana we! Mana warakoze kurema abagabo nka Kamasa mbega amafaranga. Reka nihamagare sheri wanjye pe. Kamuhamagare mugure ko twabonye amafaranga. Kamuhamagare. Kamasa kweli. Ndashaka kukubaza. Ibyo navugaga by'ubucurama nibura buhungu mbona muzi wanjye kuza gukurikira. Ndashaka kumenya karaga hungu. Ubundi mwamenye nimwe. Kaza kumbogerera urugo. Rero kakubwira mwana wanjye. Ndakubaha. Ndagukunda. Nawe ujye wiyubahisha. Wakagombye nibura niba jewe ndi mayira. Wowe nibura ukagenda ugakundana n'umwana w'umudepite, umuntu woroheje nibura akaba nkameye. None ubu navuga ko mba ndi ku ruhimbi nibura kazatuzamura. Ubundi ugomba guhera kuri depite ugakundana n'umwana wa depite basi ataboneka, ugakundana n'umwana uyobora intara ise ayobora intara. Depite nyine. None se urumva bidashoboka ibyo ndi kuvuga ntabwo uri kubyo. None ko wagiye gukundana n'imbwebwe zinzira mu rugo. Dede hakuru urukundo. Ariko urukundo bararurya. Dede arankunda. Ese reka nkubaze. Buri urukundo rukwishyurira ishuri? No. Urukundo se ruguhahira ibirayi? No. Ubu urukundo nirwo rwakuguriye matera uryamaho. Wagiye ureka kubinjije wa mwana wanjye. Wagiye untega amatwi kanyuka. Buriya iyo ukundanye n'abahinzi b'umuceri. Nawe nukuvuga ngo icyo uzakora nukujya kurinda umuceri ukajya uvuga ngo pigaho wirukana inyoni. Singavuga ngo useke. Wirukana inyoni wirirwa mu kabande. Bori bwabone abantu babatindi uburyo bambara. Yena gafata igitenge akagenda akakikubira ukagera mu musumari. Wakagombye kuba ari wowe uzanzamura kubera ko wakunda nibura nakubwiye ngo umwana w'umuyobozi ugomba gukundana nawe uri hasi ni meya. Jewe kandi ugomba kumenya ko ari giye guhitiramo ubuzima. Ndakumva. Iyo mwariye mwagize mute mwumva ngo ntabwo ibyo bintu reka nkubwire. Ndimo ndigira mu kazi. Usigara ubitekerezaho. Sinzongera kubona utuntu nka turiya tuza twububa gabo ndi ugenda gukanaguzwa ureba impande uraza kureba ngo ntisivare. Ndakubujije. Bizagenda neza. Ibiki? Urumva bizagira umurongo. Subiramo umbwire. Sinshaka kuvuga ngo byinjire mu gutwi bihingukire mu kundi. Wumvise iki? Nukuvuga ngo igihe kizagera bigende neza. Ibiki bizagenda neza ariko? Dede tuzabiha umurongo. Sinzongera kukubona n'iriya mbwebwe. Buriya narakunze y'umuryango, narakunze ndamami wawe, ndashaka kuba papa. Ukajya umuhamagara papa. Yewe kabisa ni ibintu byiza cyane kuri njye. Nifuje kugira umwana mwiza nkawe. Umwana mwiza utekereza nkawe,
useka neza nkawe noneho uburyo uri natirere ibona kabisa sinzi ko n'abanyarwanda babivuga ariko njye ndavuga natirere nacyo udafite ikintu agasatsi ni natirere uburyo uteye ni natirere ntuza wihinduza akarere bivuga ko mvuye kuri mama noneho rero yitwa ndashaka kugira ngo munyakiri mu muryango mami wawe turakundana tugiye gukora mariage twunge indoa kunga indoa ni muislamu nibyo bitagusezerana mw'idini mu bakristo cyangwa abandi bantu hamanje wewe twe mu Islam kunga indoa hanyuma rero ikintu tugiye gukora tugiye kubana muzamwite papa niba mwenza ngo amagara yawe mwana ewe mwana wanje ndagira ngo muzatumva n'ubu umutekano kuko ufite umupapa w'urukundo uko nike harya aba bantu banzaniye amafaranga barishyuye ay'uku kwezi yego utabibwiza Teddy nashyize mu gatiwari ko mu cyumba cyawe reka mbanze njye kuyareba nsanze umbeshya yewe nta mikino njya ngira nabatunguramo bakagenda icyangombwa n'amafaranga ntabwo nigize nubaka abantu bari kumpereza ngo babwire abahera ya Hi. Shiri ntabwo meze neza pe habe na gake. Shori urumva ndabyutse mbwira nabi mana yanjye nimba turakora iki ngo ntashaka ko dukundana ngo ubusore mbese nyine ambwiye nabi ku rwego utabyumvaho ngo ubusore bw'ubusarigoma ngo arashaka ko nkundana n'abo kwa minisitiri Sheri Niki karame ndayabonye nta urumva ku ishuri byagendaga neza gusa nyine abo ni abanyeshuri se uri kuvugana nabo Daddy nari ndi kuvugana n'abana twigana yego sawa ngaho ukora akazi neza Daddy take ya ngiye kuza mfate yangu muproteje kama nka papa uri umupapa mukuru aba ari ntare y'umuryango ndaza kuba mfata umuryango mugire mu protege mushemo imbaraga zanje zose mwitego kwanza sinshaka ko yiga mu Rwanda nubwo mu Rwanda bigisha ariko ndashaka wige hanze y'Uburayi Tantarashwa tudo ndi dadi kama na dadi nzakura mfite abantu mu Chip mfite n'abantu muri Canada mfite n'abantu muri Oklahoma ni state imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzahitamo wahitamo kujya kwiga muri Chip wahitamo kujya kwiga muri Oklahoma wahitamo kujya kwiga muri Canada reba na kabisa mfite abantu bazabafasha kugufasha kugira ngo ubashe kwiyadapta mu buzima bwa hariya hanze n'impamvu y'Imana n'impamvu Imana azakora byose ko bwabaye igikorwa cyanjye nubwira imvune ngenda hari ku bwanyu kabisa uzambereye umwana mwiza nza kureba uyu papa ariko unateye neza igikorwa nafite tubereye twize ese rwose igikorwa nese niho sorry Daddy okay igikorwa kabisa oya nimpa mu Imana ntago nza gutera isoni nza gutera morale nimpa mu Imana sibyo igikorwa harya kakantu nari nababwiye harya buriya twakita iki ni icyuzi ni mu buryo bw'iki ni pisine ni icyuzi ubundi muri physical plan ukuntu bimeze aka kuzi kagomba kuba gafite hepfo kagomba kuba gafite 3 longueur hano gafite
none kabiri n'ubundi nta Keve ubu gatatu hano yavamo ariko ndabona byashoboka. gusa gatatu yaboneka. ngira natekereza ngo bitewe nuko ni gato kazaba ari gato ntitwashakira uburebure mo tukongeramo nka metero ujya hejuru ku buryo umuntu muri sale amanje hano kakazamuka hejuru abona yumva fresheri z'amazi arimo hano. hari n'uburyo umuntu yakingura idirishya akaba ari kwitegerezamo hariya abona nuko yamafi koga. Ariko bose nibyo kuko urabona nyine aka kantu hano urabona bazaba barimo hano byaba byiza tukegeje hejuru nka metero cyangwa nk'ebyiri ariko cyangwa imwe mu gutyo tukarenzaho gutyo. Ahubwo se bose ariko karahagije gutyo. Kano zavamo. Gusa kuri physical plan njye natekereje ko ari ikintu twanahinduraho. Hari ukuntu ubu tukegejemo gutya kagashyiramo kongeraho 40 ku buryo n'uri kuri laboratoire hariya abona view y'amazi mu hano. Ariko Keve cyakoze byo kaba gafite view twongereyeho gatoya ariko urantu hagarara tukareba niba view yakwa bari sawa. Oya hara ni sawa genda bibona urabona umuntu ku buryo ninjira muri ya nibaza muhi ubundi okay reka mbere none se murashaka kuvuga ko ubasha gusenya ibintu gasenya twakegezamo inyuma ni 40 yahita aya masima yakoreshejwe aha ngaha ku buryo ubu nese mwabasha kuyimura bikubakwa gutya nta yindi sima igiye. ariko se boss twahakonje ubundi se amafaranga ubundi ko n'ubundi amasima ari hahandi n'ubundi burya nyine. Ariko sha ubundi genda shaka kukubaza ubundi uravuga ngo ndya amasima isima nariye ni yawe ikindi se ubundi ntabwo mbahemba ubundi ni mwebwe munkoresha kandi nakubujije ivogonyo ryawe ufite amagambo. Ariko boss dore wagiye wigira kuri uyu muhungu nubwo nyine nakoreka mbere ariko jewe icyo nakagombye niba ni amasima Wese niba ndya amasima nzanye nyene boss ni nakari gaciyemo nzanye beto nakari gaciyemo boss nakari gaciyemo nabikaze boss nakari wenda ibintu view nziza kandi ubundi muri plani bwite hariya nuko ibyo nabyumvise tonde buriya mu nkoze mu bwoko n'ibintu bihagarika nk'ubu ngubu ikintu kinyereka yuko mukoze kujya mu nsuzuma muhise nakubwiye hahandi wanjye ngo uzagende wubake kakantu karangiza none se warakurutse nukwigira mu bindi ahubwo uri mu magambo. Niyo mpamvu mwirirwa mujya kunteranya muvuga ubugambo kuko hari ibintu wambaza nkumva bifitanye isano namwe kandi buriya reka nkubwire buriya amatungo ararutana ujye umenya agaciro k'inka n'ak'imbwa umenye ko imbwa yiganye nka kunya mu rugo irabiza utazajya kwitwara nkuko nitwara rero ngo urumva n'utugambo twinshi ariko bose tugapime turebe dukora amagambo make ibyo mupanga iyo namumbwiye nsange mwabipanze ibintu biri ku murongo nibura mumbwire ngo harabura iki ibintu nkeneye uko bikorwa mu gihe gito turaza gukina ko twongera amasima ira stock biba ngombwa ko mfungura handi nanone kugira ngo ibintu nyine byibuke bose sima irakenewe urabibona kirakenewe turayikeneye kuko tugomba ndabaha iyo nariye Hamaya irasoshise ariko uko na fresheri aujourd'hui iyi kabisa urasane ariko buri gihe cyose bajya always mugaragara neza noneho kuno rero wambaye amabiju inono hano wewe kabisa uranshimisha nabireba ngira ngo ugire nawe umusheri usa neza si byiza iyo ufite umusheri usa neza ndabikunda cyane bituma numva ngiye muri mood numva mfite confidence numva mfite nyine confidence numva nifitiye icyizere numva mfite mbaraga kabisa ariko nawe but nta kumva mfite gajo itavuga kamasa nyingine narahime kabisa kuko nawe neza kuko usa neza nakuye naye muko gusa
ufite umutima mwiza afite uranga afite ukuntu ateye fiziko ntakubeshya mu buzima bwe iyo nibutse ko mufite uri sheri wanjye mpite numva mfite akanyamuneza ariko ndimo ndagerageza kuvuga ikinyarwanda sigaye nkizi ariko bizige nijye wahiriwe nijye wahiriwe ntabwo ari wowe yacikoga iraso byiza ni ukuri mbabarira ntabwo numva ko ari we wahiriwe ni njye wahiriwe kukugira mukubwira iby'isi byose ngewe ntabwo nkikorera iby'isi ngiye gusigara nkorera iby'ijuru gusa kuko iby'isi byose nabiboneye kuri wowe ibyishimo umunezero ibyo byose nari bikeneye mu buzima ni ngo nabaye isi yawe se uri si yaje hano rero yacikobwa ubona turimo turategura mariage nakubwiye ya mari natanze ya mari yose nayiboneye isoko nagize umushoramari wo muri Chipre araza yose yote arayitwara ibona kabisa ubu ngubu muri des semaines cyangwa 3 semaines gutyo ibona ifaranga zirabazangeziyo ibona kabisa ndi mu kazi muri no misi byiza cyane hama rero ikibazo una muri ino gahunda yo gutegura mariage navuganye na hotel tuzakoreramo mariage barambwira bakorere reservation hama mbe nishuye make bari babwiye mbishure 5 millions hama kugira babe twe dukoresheje reservation kugira ngo uriya munsi wayibori byacu wowe ubukwe ntihazagire imbogamizi nyine lakini urumva ntegereje ko babanyishura kuri iyo mari natanze ubu nta faranga mfite ariko ndategereje hama kugira ngo bitaza babiri iriya hotel uriya munsi twabukinze bakawudutwara bakagira abandi bemerera nkeneye izo 5 millions noneho mbishure hama niba nyishura nzayisubiza kuri konti nzatanya gusubiza kuri konti ako kanya immédiatement yekana niko bimeze nizere ko 5 millions ni reservation yego iriya hotel ni hotel nyenyeri shanu nakubwiye tugomba gukora ubukwe bwiza umugore mwiza ngigomba gukorera iki special mu gukora ibintu biri special kuko nawe uri special cyane yasabye sana ndagukunda ejo tema hanyuma mushira izo inyama